Kuki imvubu ariyo nyamaswa yica abantu benshi muri Afurika? Ukuri gutangaje abantu benshi batazi. Muraho neza bakunzi bacu hano ku Ubuzima TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, turagusaba gukanda subscribe, ugakanda like ndetse ugasangiza abandi iyi video kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro bishya byuzuyemo ubumenyi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nyamaswa abantu benshi bafata nk'ituje kandi idateye ubwoba. Iyo nyamaswa ni imvubu. Iyo umuntu abonye imvubu iri mu mazi, akenshi ayibona nk'inyamaswa yica ituje, imeze nk'ikinure kandi kinini kidashobora kugira icyo gitwara umuntu. Ariko se wari uzi ko imvubu ari imwe mu nyamaswa zica abantu benshi muri Afurika kurusha intare? Ese kuki inyamaswa isa n'ituje ishobora kuba iteje akaga gakomeye gutyo? Komeza kureba iyi video kugera ku musozo kuko uraza gutungurwa n'ukuri abantu benshi batazi ku mvubu. Mu by'ukuri ikibazo gikomeye si uko imvubu iba ishaka kurya abantu. Oya rwose, imvubu ni inyamaswa irya ibyatsi, ntabwo ari inyamaswa irya inyama. Icyo itinya cyane ni uko umuntu yayegera cyangwa akayibangamira. Iyo yumvise itewe ubwoba ishobora kwirwanaho vuba cyane, aribyo bivamo impfu nyinshi. Hari ikindi kintu gitangaje cyane. Abantu benshi batekereza ko imvubu igenda buhoro kubera umubyibuho wayo. Nyamara ishobora kwiruka umuvuduko urenga ibirometero 3 ku isaha. Ibyo bivuze ko ishobora gusiga umuntu wiruka vuba. Tekereza guhura n'inyamaswa ifite ibiro birenga 1000 ariko ikiruka vuba kuri urwo rwego nawe. Ikindi gitangaje naho imvubu iba. Imvubu ikunda kuba mu nzuzi, ibiyaga n'ibishanga. Ku manywa imara igihe kinini mu mazi kugira umubiri wayo udashyuha cyane. Nijoro nibwo iva mu mazi ikajya kurisha ibyatsi. Niyo mpamvu abantu benshi bayibona nijoro cyangwa mu rukerera. Ese wari uzi ko imvubu ifite amenyo maremare ashobora kurenga santimetero, uburebure bwa santimetero 50? Ayo menyo ntabwo yakoresha mu kurya inyama, ahubwo iyakoresha mu kwirwanaho no kurwanira aho ituye cyangwa se icyo twakwita ubutaka bwayo. Iyo imvubu ifunguye umunwa wayo ishobora gufungura cyane ku buryo bwagutangaza. Hari ikindi abantu benshi batazi. Imvubu iba ifite aho ituye cyangwa se icyo twakwita ubutaka bwayo mu mazi. Ingabo y'imvubu irinda agace kayo cyane. Iyo indi mvubu cyangwa umuntu yinjiye muri ako gace, ishobora guhita yirwanaho ikaba yamwica. Niyo mpamvu kuroba cyangwa kugenda mu bwato ahari imvubu bishobora kuba bibi cyane. Abantu benshi baribaza bati, niba imvubu ari inyamaswa y'ibyatsi kuki yica abantu? Igisubizo ni uko akenshi iba yirwanaho. Iyo umuntu ayegereye cyane hagati yayo n'amazi cyangwa akayitungura, ishobora kubona ko ubuzima bwayo buri mu kaga. Ako kanya ihita itera kugira ngo ikureho icyo kibazo. Aribyo twavugaga ko ari kwirwanaho. Hari n'ikintu gitangaje ku bana bayo. Imvubu y'ingore ikunda kurinda umwana wayo cyane. Iyo umuntu cyangwa indi nyamaswa yegereye umwana, nyina ishobora kurakara cyane. Ni kimwe mu bintu bituma imvubu z'ingore ziba ziteye ubwoba kurusha uko abantu benshi babyibwira. Mu mazi imvubu ni umuhanga cyane. Nubwo isa n'iremereye, ishobora kugenda munsi y'amazi neza cyane. Ishobora no kuguma munsi y'amazi iminota myinshi itarazamura umutwe. Ibi bituma umuntu ashobora kutayibona kandi iri hafi ye. Hari ikindi kintu gitangaje. Hari ikindi kintu gitangaje. Imvubu ntisohora ibyuya nk'abantu. Umubiri wayo usohora ibintu bitukura bisa n'amaraso. Abantu benshi batekereza ko iba ivirirana amaraso. Oya, ntabwo ari kuba bimeze. Iyo mvange ifasha kurinda uruhu rwayo izuba no kutanduzwa na mikorobe. Iyo mvange twibutse ko ari yagereranywa n'ibyuya by'imvubu. Ni nk'amavuta mbese karemano y'umubiri wayo. Mu rusobe rw'ibinyabuzima, imvubu ifite uruhare rukomeye.
iyo igenda hagati y'amazi n'ahantu irisha ikora inzira zifasha amazi gutembera. Imyanda kandi nanone y'imvubu ijya mu mazi igatanga intungamubiri zifasha ibinyabuzima byo mu mazi. Bityo nubwo imvubu iteje akaga, ifite akamaro kanini mu bidukikije. Hari isomo rikomeye twakuramo noneho. Ntabwo ibintu byose bisa n'ibituje biba bidateje akaga. Mu buzima hari abantu cyangwa ibintu bisa n'ibituje ariko bishobora kugira imbaraga zikomeye. Niyo mpamvu tugomba kugira ubushishozi no kubaha imbibi cyangwa imitungo y'abandi bantu. Hari n'irindi somo twakuramo. Kubaha ibidukikije ni ingenzi. Iyo abantu begereye inyamaswa zo mu gasozi batitaye ku mabwiriza, bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni isomo rikomeye cyane pe. Kumenya imyitwarire y'inyamaswa bidufasha kwirinda impanuka. None se wowe ubitekerezaho iki? Ese mbere yo kureba iyi video wari uzi ko imvubu ishobora kwiruka vuba cyane kandi ikaba imwe mu nyamaswa zica abantu benshi muri Afurika? Cyangwa nawe wayifataga nk'inyamaswa ituje gusa? Noneho tubura igitekerezo cyawe muri comment. Niba wishimiye iki kiganiro ntiwibagirwe gukanda like, gukora subscribe ku Umenya Ubuzima TV no gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bunguke buno bumenyi bushya. Murakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya hano ku Umenya Ubuzima TV, aho dukomeza kubasangiza ubumenyi bushya buri munsi. Murakoze cyane. Ibiganiro hano nakagaruka. Bye 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 bye.